yamaze kugira iyo biza kuba hari ibibazo cyangwa hari bigira urambwira kuri aya masaha yakabaye itarabitangaza. U Rwanda ni igihugu kigendera ku mategeko. Urambwira ko byakabaye wenda ari ibintu batangaje ko afunzwe byari bihagije. Yaza ntabwo yakora ibintu bihambaye ngo babure kubivuga. Ni umuntu wese rega yafungwa. Urunguru ruzo isahani igeze. We Doris udunuwe kabisa uyu nguyu nawe yambere ikizungereza. Mwamwihorere. Aha rero umva ya no uretse gato ni ukuvuga ngo hano urukumva reba ukuntu babarebeshanyije mbese ariko shawe none ko n'amafoto za eriga ibingibi ndo bari ko bisanze hari mana Godfuck icecekeyo akaba nabagome ngo imbwa ya Semungu ngo yasigaranye nande wasigaranye pusi za Jihad. bijura tatamuye bijura baze none mwana wanjye ngo bimeze bite? Ni fresh bro. Mbere y'uko ngomeze inkuru yanjye utuye hagana he? Nibereye bisi. Bisi niyo nyibutsa. Vancouver n'ubundi tu. Ni ukuvuga ngo wamaze igihe kingana iki? Nyine en general n'ubundi ni ya myaka 2 nimariye muri Canada. Abavugaga ko nuramuka ugeze ahantu noneho ubona icupa bita kugoye uzajya hanyuma yayaka ukaza ukabaseriye yaba ngaba like ku bantu batakuzi tugira ngo twibwire. Bapinyira mu bandi se kw'igivugo kwa thanks. Nyine tu none se simba ndeba aho umukobo yari ni gute se nabona amahirwe nkakinana. Okay, nsobanurire ku bantu batakuzi hano urinde ku muntu kubonye bwa mbere. Muri slang zawe nyine ndashaka kugira ngo wibwire abantu mbere yuko nkomeza inkuru yanjye. Njye n'ubundi ni ikimwangwe nyine tumusore w'umunyamahirwe kurusha nyine tunshima Imana cyane. Ushima Imana cyane. Kimangwema bisobanuye iki? Kimangwema rero rituruka mu nyine n'umunyabigwe n'ubundi uzwi nyine ku nzira y'umuhanda kwa kubana n'abantu nyine nta ruhande na rumugenderaho ahubwo we wubaha ikiremwa muntu ntabwo heza naryiswe kubera gukina biyari nyine tu n'abantu barinye se nanjye ndavuga ati rero icyo mitiwemo reka nkigumane nyine tu nanjye ndigumana gutyo kandi nyine niryo. Witwa Kimangwema? Nitwa Shema Jim ubundi tu. Kuri telefone ya Semuhungu izi video zitasanzwemo munyumve neza cyane. Muri telefone ya Semuhungu ntabwo izi video zigeze zisangwamo, ariko uri kumva Semuhungu bikavugwa ko ibi ni bivugwa. Ntabwo urumva, ntabwo turishwa naguza video ngiye nigeze nzibona, sinkabone video y'ubuzoto y'umuhungu uri gushyira igitsiramo mu kibuno. Urakumva bivugwa ko urukumva Semuhungu ngo yafataga zino video akazoherereza bano bana akababwira ati nutagaruka urisanga imihanda igitsina cyane kiri mu buzuto bwawe. Tapping screen. Tapping screen. Amakuru ambwira ko bajya kurega Semuhungu wari afite ibimenyetso byose. Ariko ribo mwaragowe. Ubu ribo mwabonye ikimenyetso umuhungu. Ribo wafashe umwanya ureba igitsina ariko ribo mwaragowe. So tugende gatoya rero. Semuhungu ibi bintu reka babwira ikintu kimwe. Yewe Godfather ahangaha niho mbera kasa mutwe. Ibi ngibi ubundi iyi ni indwara. Ibi byaha ni bya Semuhungu, iyi ngiyi ni indwara. Yaba ari indwara, yaba ari indwara.
yaba ari indwara kuko ibi ngibi ni ukuvuga ngo ariko nakumirwa abantu bavuga ngo reka 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 munyumve neza cyane ni ukuvuga ngo ariko se ni ukubera iki ibo ritajyandika uretse gato mwemuretse gato muze hano mwemuretse gato kabisa umva ni ukuvuga ngo hari ikintu mwebwe mudashobora gusobanukirwa ariko inkuru reka nze nyibataturire hano ndaje nzamura abantu nonaha mu kanya ndaje nzamura abantu musharinge live musharinge live musharinge live musharinge live please musharinge live musharinge live ubu ngubu nibwo noneho ngiye kuva inkuru yose muzi sinari nayitegereje inkuru narayitegereje so ngo byagenze bite rero ahangaha inkuru nayirambura uyu musore mu bana yafashe Semuhungu neza neza nimuza gusubira inyuma murasanga ibyaha ari kurega cyangwa ari gukekwaho ni ibyaha yakoreye Salame Mishoze n'ibyaha yakoreye murabe ko nibyo ashinjwa nibyo so ahangaha Godfather nkimara kumenya amakuru ku munota wa mbere nuko ku bantu baza amakuru by the way ku bantu baza aya makuru harimo abantu bamenye aya makuru ariko noneho hari intuza Erika agiye he Erika agiye he so nukuvuga ngo Semuhungu akimara gutabwa muri yombi ikintu cya mbere bahise bafatana telefone ye hari ukuntu abantu mukoresha amarangamutima ngiyewe Godfather nubaha itegeko niyo mpamvu ibi nibyo yavuga kuva ku munota wa mbere kugera ku wundi ibi bintu zinda mu mpamagarire zinda arihe zinda kamuhiye musharinge live mpamagara zinda abashuti be ba hafi bagiye kureba Semuhungu yanga ko bamubona ahantu yarafungiwe kuri polisi umuntu bita DJ Caspi ni Caspi nindi waundi nahamagaye hana karakara yagiye gusura Semuhungu yanga kumubona Semuhungu yanga kubona nde uyu mushuti we Semuhungu afatwa DJ Caspi ntabwo zindanyita bandabizi Semuhungu akimara gufatwa amakuru ambwira ko Semuhungu yagiye gufatwa yatangiwe ikirego mu gutangirwa ikirego reka mbereke ubundi umva ukuntu dosiye imeze dore ngiyi murebe chat uyu nguyu agira ati reka nyibasomere ukuntu uyu muntu yambwiye bwa mbere yarambwiye ati Godfather ndaje nguha amakuru yambwiye ngo so ukuntu ibintu bimeze hari umubyeyi wareze Eric ariko agiriwe inama n'uwo mujama kuko n'uwo mujama ari involved muri case nka supporter kuko niwe wabigiyemo
wabishizemo ingufu cyane ubwo yari mu kiruhuko inaha mu minsi ishize. So kubera rero ubuzima Kigali bikomeye, mama yake na muzala mama, namwe musome Ikinyarwanda ni musome ibi ngibi nimbibabwira gutya. Eric Semuhungu aba bana yarabafashe, niko bivugwa ko Eric Semuhungu kuwa mbere, okay, twari mu cyunamo ntago nagomba gukora inkuru, ariko bakimara kumufata nibwo nagize iyi ngiyi ndi kuguha message. Muri murebe iyi message igihe nayishiriye, igihe naziboneye, ni ukuvuga ngo icyo ntari gukora njyewe, ntabwo nagombaga gutangaza inkuru nabibasobanuriye, ariko murabona ko inkuru kuva ku munota wa mbere n'iyi nkuru ijya kuri Twitter direct, nibwo nari namaze kumenya amakuru y'ibyabaye kuri Eric Semuhungu. Hagati aho ndabibutsa ko muri gereza ya Mageragere bivugwa ko ubu turi kuvugana umuntu bita Jihadi araho ngo yambaye arantu ngo bura muri gereza bafungiramo umuntu naho ngo ushobora kuba ufungiye muri gereza ariko ukongera ugafungwa kubera iki Mageragere Jihadi yongeye gufungwa. Aya makuru mwarayamenye. So amakuru akimara kungeraho ko twari mu cyunamo, by the way, na ibi ngibi nibyo bita kuba agahomamunwa. Semuhungu, aba bana b'abahungu, urumva ko umubyeyi mbere yuko afata umwanzuro wo kujya kurega Semuhungu nyuma yo kumusambanyiriza umwana mu kibuno, akamufata amavideo, yamara kumufata amavideo hanyuma akayakoresha nk'ibikangisho, ngo yarangiza akavuga ngo nutagaruka ndayata imihanda. Icyo nibaza, aya mavideo Semuhungu haba hari ibimenyetso of course ntibyabura. Ibi ngibi turabyita ishyano ricitse umurizo. So ubu turi kuvugana inkuru ikimara kujya hanze, Godfather numvisha umusatsi umvuyeho, ariko njyewe nta byantunguye nkuko muri kuri mfite amacati. Njyewe icyo nakoze nahiye mu nda, murabyibuka, erega nahiye mu nda, ariko mbura ukuntu mbigenza, ndaceceka kuko amakuru yose nari namaze kuyabona. Sinzi niba mubyibuka, amakuru nari nyafite, amakuru narayabonye nkimara kuyabona, ariko nyagenza gake kuko ntabwo nagombaga kuyatangaza. Ikindi kiriho rero, iyi ni inkuru idafite uburyo bwo kuvuga kuko inone se ibi biboro. Erega bamwe bati ese Godfather ayo mashusho yaba yarabashije kujya ahagaragara, none ni gute amashusho atagiye ahagaragara kandi se Semuhungu yarayohererezaga abana yafataga ku ngufu? Reka ndi kuvuga ibyanditswe, ndi kuvuga ibiri mu nkuru. Yarayafataga ku ngufu, yarayatangaga ayohereza abo bana ababwira ngo nibagaruke, nibataza amashusho ndayashyira hanze. So urumva uyu mubyeyi kujya kurega ku byakorewe umwana we n'ihohoterwa yari ari gukorerwa, nuko yari afite ikimenyetso. Ntabwo yapfuye kujya muri ribu ngo atware akabuno k'umwana we gusa ngo ajye gutanga ikirego. Oya, ntabwo ribu ishobora kohereza ikirego mu bushinjacyaha bidafite ibimenyetso. Kandi urabona dosiye ya Semuhungu nkuko bayitwandikiye, bayitubwiye, ibi ni ibyaha bashobora gushyira hariya, bigomba kugira ibimenyetso. Urukumva hari ibikangisho, hari gusambana ubwo akabuno k'umwana kararangaye, hari noneho no gukoresha no gusakaza amashusho. Ntabwo bashyira gushyira icyaha cy'amavideo no gusakaza amashusho, ayo mashusho ibimenyetso bidahari. Ikimenyetso cy'uko amashusho yashakajwe nuko ayo mashusho agomba kuba hari. Twibukiranye ko aya mashusho ni amashusho y'urukozasoni, ni amashusho y'ubusambanyi. Bivuze ngo hari video Semuhungu ari gutingana akana k'agahungu. Ahangaha mu nkuru nkuko ngiye kongera kuyibashyiriraho mu kanura amaso murebe, abantu 1600 muri kunkurikira hano kuri Twitter amaze kugera abantu bake. Nimuza kwitegereza murareba hasi ko ari kuvuga ngo imyaka, hari umwana uri hagati y'imyaka 10, murebe hari hasi. So uwo mujama yabajije ko like aracyari n'umwana ufite imyaka 18 gutyo 19. Murakubibona, mureba ahantu handitse imyaka 18 na 19.
muri kuhareba nguko uko inkuru imeze bivuze ngo uyu mwana ni umutineja ariko ndapfuye ngo ndifata mwabibonye bivuze oya ntabwo ari umutineja ubwo so ngo simba mpubutse nanjye ndi gushya mu nda 18 ntabwo akiri teenager yamaze gukura tugendana neza cyane ati screenshot zakozwe muzikore cyangwa muzihorere so Semuhungu rero hano ngo aba bakoboyi ngo yarabazanaga iwe hakaba ikintu bita ikirori cya danje bura ngo kwa Semuhungu habaga ikirori ngo uyu mwana akamubwira ati hindukira ati ntoragurira biriya biceri urumva umwana yasinze cyangwa umwana banyuzwe umwana ngo Eric ngo yafataga ibiceri akabijugunya hasi yarangiza ngo akamubwira ngo ntoragurira biriya biceri ngo umwana iyo yunamaga ngo atoragura ibiceri ngo yahitagwa agwirwa n'imvura y'amazuku so ahangaha mu kanya inkuru ntabwo nshobora kuvuga inkuru itaravugwa ngewe ndatuza bro ndatuza ntabwo njya mpfa guhubuka ntabwo njya mpfa gutanga inkuru ntabwo ngo ari we Godfather I'm not that person so amakuru ambwira ko cyangwa amakuru angeraho ari kumbwira ko we tese waki we ntabwo nshobora kukwihanganira gutyo muri ubwo buryo stop so ubu turi kuvugana rero dossier igiye gushyikirizwa ubu yamwiseka birababaje ibi bintu birababaje ariko nta yandi mahitamo dufite biteye ubwoba so Semuhungu ubu turi kuvugana arashinjwa icyaha cyo gusambanya umuhungu mugenzi we ku gahato yarangiza kumusambanya ku gahato akakora ikintu cyo kumukangisha cyo gusakaza amashusho y'urukozasoni no kuvuga ngo igikorwa cyo kumusambanya ku gahato yaragifirimaga yamara kugifirima hanyuma noneho agasakaza ubwo icyo gikorwa katika jina la Yesu Semuhungu muri Amerika ziziki Semuhungu muri Amerika yaziziki yasambanyije umwana w'umuhungu arangije niko bivugwa yasambanyije umwana w'umuhungu arangije afata video arazisakaza ibingibi byaba ari indwara ntabwo yaba ari gusa ibingibi biramutse ari byo byaba ari indwara kandi ibingibi biratangaje amafoto ya victime ntabwo ndibuze kuyasakaza nta nubwo ndibuze kuyerekana kuko abo bajene nababonye bamaze kuma buri kimwe arega byose ndabifite so ibi nkuru ndi gukotinga kugeza aya masaha munyemerere mvuge ko ndi gukotinga inkuru iri mu kinyamakuru igihe imaze kwandika mu minota 15 ishize mureke kureba aya screenshot ndi kubaha y'inkuru ngiyewe ntabwo ndaza kwihisha inyuma y'ikinyamakuru igihe kimaze gutangaza inkuru nubwo abanyamakuru b'igihe ari ngiye wabarabuye nkababwira ko Semuhungu yamaze gufatwa tunakwisha maneno ubundi nzaheba kubita inkuru z'umufuririzo inkuru za kasamutwe reka nze ibyo ndi gutegura bimare bitungane ikinyamakuru kijye hanze inkuru muzajya muzisoma zitaraba urangiye mfite ubushobozi bwo kuguha inkuru kandi itaraba komba nyifite menya ibintu bitaraba mbere yuko biba niyo mpamvu Eric Semuhungu namabwiye ko Semuhungu muri bukamamagara zinda bose bagakunga bakavuga ko bari kumamagara telefone nticemo kandi bazi ko yaraye muri polisi yaraye muri ribu baraye bamufashe narababwiye ngo wanyima amafaranga ariko ukampa amakuru amafoto y'aba bana nabitegereje Erika azamuka Erika wenda kuzamuka mfite abantu 108 bifuza kuzamuka mu 1700 mu nkurikiye ntabwo ndi bubazamure ariko Erika wenda kuzamura Janine ushobora kuzamuka Erika s'il te plaît kamuhiya ubu turi kuvugana inkuru iri hanze
ndashaka kugira ngo ibi byaha bari wowe ubinsomera Eric akurikiranweho. Shirira muri request. Yesu gitare cy'amahanga. Aba moderator mumvaniremo izo request zirimo aho ngaho. So amakuru nkuko muri kuyumva ngiyewe nshaka gutangaza inkuru nabaciriye amarenga, murabyibuka narababwiye ngo ibyo Eric akekwaho. Do you remember? Nababwiye ibyo Eric akekwaho. Ahangaha nkuko bavuze ibi byaha bitatu, nanjye ndagendera kuri ibi byaha bitatu. Ariko ku makuru narababwiye ngo imboni z'abategetsi bakomeye nibamaniye ko babo Rwanda rusanzwe turebesha amaso yacu. Nge iyi nkuru ya Semuhungu hari nibindi namenye bitari muri ibi ngibi bari kuvuga hano. Semuhungu, muratekereza ko ibi byaha bitatu ari ibyaha? Muze kubinsobanurira mu kanya ndaza kubazamura muretse mutapinge screen. Ibi byaha bitatu, icyo gufata ku ngufu, icyo gusakaza amashusho, hari ikindi cya gatatu ni ikihe munyibutse? Ikindi cya gatatu ni ikihe bahu? Hano dufitemo icyaha, hari icyaha cyo gutingana ugafata ku ngufu, hari icyo gusakaza amashusho n'icyo gusebanya. Ibi ngibi bibiri kugira ngo bishyikirizwe ubushinjacyaha, icyo gusambana n'icyo gusakaza, nuko bigomba kuba bifite ibimenyetso. Mungu wangu, Mungu wangu, Mungu wangu. Kuri mu rusaku Janine, kuri mu rusaku ndakugirane. So nukuvuga ngo nge ntabwo mvuze ko aya mashusho nayabonye, ariko biravugwa ko aya mashusho bari ari gutingana n'aba bana, amashusho ari hanze. Erika, wowe ntabwo uri mu rusaku, wiriwe ubu ngubu nta kwige. Jya kunyara ujye muri dushe kuko nashaka kuvugisha gato kandi ureke ibico yawe yo kuyuyu. Jya kunyara gato, jya muri dushe gato. Sawa. Ntuveho, twagiye umva nkubaza icyo nkubaza. Ubu inkuru ngira ngo umaze kumva ibyo Eric Semuhungu aregwa. Ntabwo uretse gato, ubu ngubu noneho uretse gato, ubu ngubu unkuzi nk'umuntu ufite aya makuru yose. Ndabizi ko usanzwe afite. Mbwira imva n'imvano bimeze bite Eric? Nk'umuntu wakurikiranye amakuru nzi ufite source information yuzuye. Twakoze live mu gitondo, nta kindi nasubiramo birenze biriya. Inshuti yanjye manza wumve, nari mfite abantu 200, abantu bakiye cyane. Ahangaha kugira ngo tubivuge ndagira ngo tubishire nk'umucyo. Ikibazo giteye gite? Please. Reka tegura live ni mugoroba ndabavira imvano saa 12. Ye nigiye kitarakora nabivugiye mbere y'abantu bose nababwiye. Okay. Eric yafashwe ryari Erika? Ku itariki 9. Yakekwagaho iki cyangwa yarakurikiranweho iki? Gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato. Yego. Urumva? Yego. Byabereye i Musanze. Byabereye he? I Musanze. Nakufamiye wabo. Aha, komeza. Umva reka je mu ishuri wangu turaza kuvugana, ndaza uze gukora live ni mugoroba turaza kuvugana. Nje nababwiye mu gitondo imvano ibintu byose nabibabwiye. Sibyo? Igihe cyatangaje je nabibabwiye kare. Ko agiye gushikirizwa inkiko. Sinabivuze se? Wabivuze ariko bibwiye abantu babiri nishaka. Okay, kuba agiye gushikirizwa inkiko ibi byaha bitatu aregwa. Reka nkubwize ukuri. Sinakubwiye ko yafungishije inshuti yanjye. Tegereza rero. Inshuti yawe yafungishije ni iyihe? Jihad ntiyamufungishije, ntiyakomye amashyi, ntiyateje igitutu se mu nuze y'amano ngo ko amushyushya umutwe. Hari icyo atakoze kugira ngo inkuru iryohe. Tegereza. Ibi ngibi bihuriye he? Tegereza reka nje mu ishuri wangu turi kumwe. Ariko ntukambere umwana mu biguricyo umva mbere yuko ugenda.
arotekereje neza ariko mvugira ngo ntabwo Kigali ari ikigoma. My people, ko numva harimo uburakari bw'umurandura nzuzi, ko harimo umujinya uteye ubwoba, uhita ufata ngo ngira amakuru. Wavuye mu rusaku wiseka. Mvuge Vuga. ndirese Ndavuga ninde vuga. wapfuye Bimeze bite rero? anyway umeze neza shu Ndaho ngiye ko dufata ngiye mba ndahanga ubu tuvuga mba hose nambaye ubusa. Ndaha ni kama kawaida mugiye. Janine nka timu mwababajwe n'ifungwa rya Jihad mwita umushu wanyu, ntabwo ibi bintu nka Eric ushinjwa kuba ari we washyizemo umuriro kugira ngo Jihad afungwe nk'uko mugenzi wawe abivuze, ntiyaba ari akagambane kakorewe Semuhungu agategwa umutego na bamwe mu nshuti za Jihad? wapi ntago ariko bimeze Godfa nimba wibuka neza Ntabwo yaba Eric arimo kugambanirwa kugira ngo hakorwe revenge? yo hoya sha no Ngaho amakuru yambwira bimeze bite rero? Eric n'ubundi yari inshuti yacu bisanzwe ariko Yego. byari bibabaje biteye agahinda kubona Yego. yishima hejuru y'umuntu urumva Yego. sinzi nimba wibuka nza hano kuri pano yawe naravuze ngo banyarwandakazi tugiye twitonda iyi si ntisakaye buri umwe wese yanyagirwa ibyo Yego. bintu narabivuze urumva Ndabyibuka. buriya Godfa muri ubu buzima hari ibintu bibiri ucamo bikakwigisha urumva kubana neza n'abantu biriya bintu yakoze byo kwishima hejuru ya Jihad ngo Jihad ngo niwe wamuripotinze ngo bamukura muri Amerika kandi Jihad nta bushobozi yari afite pe ngo kuba yamukura muri Amerika urumva Yego. akabikiramo imbaraga kugeza no ku rwego Godfa yakuretinze group ya WhatsApp yo kurwanya Jihad ngahere muri gereza none ubu noneho amusanzeyo ahubwo turareba twibaze tuti uyu muhungu koko nimba ibi bintu icyambere yabikoreye hano muri Amerika nta makuru ko njye sinari imari sinamufashe ariko amashusho twarayabonye afata umwana ku ngufu yarangiza akisakariza amashusho ayo mashusho nanjye yangezeho yakana yasambagije hano muri Amerika nimba koko ariyo bagendeyeho kumuripotinga bakamuvana muri Amerika bakamusubiza mu Rwanda byaba bikabije yarabyuriranye indege abivanye muri Amerika akabizana mu Rwanda byaba biteye ubwoba urumva ariko nimba igihe ari ikinyamakuru gikorana n'inzego zacu kandi inzego twizeye zamaze kubitangaza birumvikana ko ibyo ngenda byemera 100% ko ibyo bintu ari ukuri ariko birababaje nimba koko ngewe ndaseka kubera yuko naramubwiye nti Eri shareka kwishima hejuru y'umuntu reka kwishima kuko agiye mageragere nawe ejo byakubaho iyi ni inzira buri umwe wese atitonze azanyuramo twese dukorera munsi y'amategeko ntabwo dukorera hejuru y'amategeko wikwirata ubutunzi ngo wumve ko wowe ubwo butunzi ejo n'ejo bundi bwakuramira no ubutunzi ntacyo buvuze meka shuwa wowe ukorere munsi y'amategeko umuhungu yansamiye hejuru ngo nindeke kubyina hejuru y'umuntu Erika twumvikane wowe Erika niba utagiye kumpama Erika ibi byo kuvuga unusura nka wa murundi uri kunya ntare kuri mbabarira uze hano inkuru tuyirambure nibwo mfite abantu yanyuma mbabarire kandi uri kumbangamira kabisa ihangane ndashaka kugira ngo turambure inkuru reka guseka bro ndumva naseka igitoye kikagera hehe no reka guseka tugomba guseka nta guseka nta gisekeje kirimo cyo reka tugaruke noneho nani Janine uretse gato Janine wowe uravuga inkuru nk'umuntu uri kuyumva siko bimeze Erika we amakuru yose arayafite Erika byagenze bite noneho twende tuvuge inkuru nge dusoma mu gihe Erika bimeze bite ubundi inkuru imeze ite reka nkubwire Godfa nubwo uvuze ngo ndavuga amakuru nkayo numvishe uzi ko akana yafashe ku ngufu kari kavuye mu rugo iwanjye baje kunsura mu Rwanda ejo bundi mu Rwanda Jesus Christ
shabyihore none se kubera iki ko muri byamaze kujya iki gikorwa kiri kugenda kigaruka we Erika ndakuboroka uwo mwana yari yavuye iwawe mu rugo kugusura umwana yaje mu rugo n'abandi bacuti biwe mfite amafoto ariko sinshaka kuyasakaza umwana mwiza ukiri muto yari under 20 years old yego talking about yeah. Ariko anyway gusa nyawe icyo navuga nuza Godifa uyu muhungu yishimye hejuru ya jihad kandi nukuri ntiyigeze amwicira ntiyigeze amuhemukira ibyo n'uwaba yaramwiciye uzi ko dutanga imbabazi ubuzima bugakomeza amana ariko urazi aza hano kuri platform yawe akavuga ngo je ningoreka kubyina ngo imbere y'umuziki uriya ngo akadusomera amategeko azahama jihad wazafungwa hejuru ngo mu myaka 5 cyangwa imyaka 5 itarenze imyaka 7 urumva nk'umuntu wishe umuntu cyangwa se nk'umuntu rwose uwagize ibyaha runaka urumva ariko noneho we reba ibyaha rero sasa uyu mwana w'umuhungu yafashwe aya mashusho asambanywa nkuko biri kuvuga yes yayakoresheje nkuko nabyumvishe ku munota wa mbere yakoreshejwe amushyira bikangisho ngo nagaruka musambanye natagaruka arasakaza cyane rwose ibyo birahari n'uwo munsi Eric se muhungu bajya kumufata urumva yari ari kumwe n'umucuti wanjye wundi bari kumwe na ribu barajyanye n'uwo mwana wahohotewe n'uwo mwana nyir'ubwite twaravuze nagenda rege man bibintu uriya muhungu yakoraga yabafataga amavideo yamaraga kubanywesha inzoga bagasinda yarangiza agasambana nabo yabafasha amavideo yarangiza akababwira ngo nibatagaruka cyangwa nibagira icyo bavuga ngo azahita asakaza ariya mashusho yabo abana babagaho nk'abantu bafite ubwoba yitamuraga abana bakaba barirutse yakwitsamura abana bakaba bahageze ukagira ngo n'urundi rukundo ahubwo nihahamuka yagiye ateramo abana ayo ni amakuru dufite twicaranye nuza Godifa urimo kuvuga ngo shabyihorere hanyuma aya masaha Mungu wangu ko numva ahubwo se twitwa ngo tufite amakuru kandi amakuru yose afite aho ari ubyihorere man Erika uranyumva ndakumva okay ngaho nawe ndagira ngo ndamburire inkuru kandi please ndabigusaba sinongere kuyigusaba ubugira kabiri tell me reka je nkuramburire inkuru uko mwayisomye ku gihe niko imeze uyu mujene